Haleluya! Burya koko nta kitagira iherezo, waba ufite ibibazo, waba ufite intambara, humura, kurikira Bigerezo TV, shakira ry'ubutumwa bwiza. Mfashe akanya kugira ngo mbasuhuze bakunzi ba Cana Bigerezo TV kandi mbahe ikaze. Imbere ya kamera yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, umukobwa mwiza cyane kandi Imana ikunda. Ndagira ngo tubanze tumusuhuze. Muraho neza nshuti y'abera? Ndabona wishimye, ko mbona wishimye cyane, bimeze bite? Ni amahoro? Ni amahoro ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana. Imana ishimwe, mbere na mbere Imana. Aha mutuye ni hehe? Aha ngaha dutuye ni mu Bwiza. Mu Bwiza bwa Gasogi. Aha, ndagira ngo mbwire abakunzi ba Cana Bigerezo TV, nababwiye ko nzajya ngenda ahantu henshi hatandukanye kugira ngo mbagerereyo, dusure abantu batandukanye, tumenye ubuzima babayemo, tumenye aba bantu babayeho gute, yaba mu buryo bw'iyobokamana, tumenye ni gute abantu bakira ijambo ry'Imana, ese abantu bakunda iki mu bijyanye na evangelization, cyangwa se mu buzima busanzwe. Uyu munsi rero turaza kujya mu bijyanye n'ikiganiro rusange, ibijyanye n'imibereho. Nababwiye ko tuzajya tuganira n'ingeri zitandukanye. Turi kumwe na mushiki wacu, yatangira twibwira. Bakwita nde? Nitwa Uwimana Jeanne. Witwa Uwimana Jeanne. Utuye hehe? Jeanne ni muntu ki? Ese Jeanne twasuye mu Bwiza bwa Gasogi, aha hantu mutuye uhamaze igihe kingana iki? Ndagira ngo usobanurire abantu, nicyo kiganiro nshaka ko tuganiraho. Aha hantu ntuye mpamaze imyaka 4. Ndi umukozi w'Imana, nkunda umurimo w'Imana cyane, nkunda gusenga kuko nasanze gusenga ari inyungu ku mukirisitu. Ndasenga uko nshobojwe, muri makeya numva nyine gusenga ari ryo shingiro mu bintu byose bishoboka. Oya, biranagusura, urabona ko wateze agatambaro, uretse ko agatambaro atari ko gakiza, ariko gakiza. Ariko urabona ko uri umukozi w'Imana rwose, urasa neza. Kubera Imana. Kubera Imana. Wakomeje kuvuga ngo kubera Imana. Jean, ndagira ngo dusenge, hanyuma udusengere, nurangiza wibwire abantu birambuye, babwire aho utuye, babwire Jean uwo ari we, nurangiza tuza kugirana ikiganiro gitoya gifata iminota mikeya kugira ngo abantu bamenye ko ese iyi Bigerezo TV abantu bace muri ubu buzima bijya bishoboka ko Imana yahindura amateka. Ni karibu no gusenga. Imana nziza, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kubahwa, uri Imana ikomeye cyane, nta wakwiringiye uzakorwa n'isoni, nta kwishingikirizeho ngo ubure kumutabara. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo gupfukamirwa, hirya yawe nta yindi Imana imeze nkawe. Uri Imana y'amahoro, wakwiringiye ntabwo azigera akorwa n'isoni. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana ikunda gukiranuka k'umwana w'umuntu. Uwiteka Nyiringabo, turakwinginze kugira ngo amasaha nk'anga tugiye kugira ikiganiro ururukire ku bana natwe, uturinde uturengere. Mana, mu ikiganiro tugiye kugira, Uwiteka uzubane natwe. Uwiteka ntabari twahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro ku bwawe Yesu, amen. Tuguhaye ikaze kuri Cana Bigerezo TV. Nahagurutse mva iwacu nza hano mu Bwiza bwa Gasogi. Jeanne, ndishimye kugera mu rugo iwanyu. Aya mabuye mubona abantu badukurikiye, aya ni amabuye ari ahantu bari kubaka, ariko kandi twafashe ishusho, twashyitsemo kuza kwikorera hano ku mabuye, background ibe nziza nabyo, ariko kandi mutuye hano mu Bwiza bwa Gasogi. None se Jeanne, ndagira ngo wibwire abakunzi ba Bigerezo TV, wabwire uwo ari we. Se Jeanne ni umubyeyi, ni umukobwa, ubuzima bwe bumeze bute, kugira ngo abantu bamenye imbaraga z'Imana, bamenye ko Imana ijya ikomeza abantu. Ubaye bute muri ubwo buzima? Nibyo nshaka ko tuganiraho. Ubuzima mbayemo ni ukwisengera Imana, kuko nabonye nta handi nashakira ubuzima uretse ku Mana. Hari igihe umuntu ashakira mu by'isi, agashaka kwirwanirira, ntibikunde, kubera kuko Imana ari umwanya ibimushakamo. Njyewe
ari ahantu Imana yanguye, Imana yahankuye ibona ko ntakwiye inzana mu buntu bwayo ishaka ko nyikorera. Ubu nibwo nyine niko kuba hano mu bwiza, naje ku mugambi w'Imana, Imana yaranshakaga njyewe kuko numvaga ku bwanjye nakitwara uko mbishatse, ariko Imana ntabwo yabikunze, yashatse ko nkora umurimo wayo. Nkora umurimo w'Imana uko nshobojwe, ndi umuririmbyi, ndasenga, mba muri gurupe zitandukanye, kubera yuko namaze kumenya gukurikira Imana aribwo buzima, ariyo mibereho. Jane, ndagira ngo dusobanurire abadukurikiye, Jane ni muntu ki? Ese Jane turi kureba hano, uravuga ko usenga, wasengaga, hari ibintu waretse wakurikiye Yesu. Hari ibintu naretse nkurikira Imana. Ibyo rero nibyo nshaka ko tuza kwinjiramo. Ndagira ngo utange ubwira abantu b'Imana, ati nitwa Jane gutya, ndi umukristo, byagenze gutya, ubuzima naciyemo, kugira ngo abantu b'Imana bamenye Jane uwo ari we. Yego. Njyewe uyu Jane mubona, hari byinshi nashatse kwirwanirira, nirwanirira ariko Imana itabishaka, ibyo ngibyo igenda ibinkuramo. Nari mfite umugabo. Yego, ntaho ushaka ko dutangirira. Namushatse bitari mu mugambi w'Imana. Imana inkura irambwira ati hari ahantu simba gushaka, ndazinga ndataha kubera umugambi w'Imana. Njye ku bwanjye numvaga ntahava, ntiyanyangaga, nanjye sinamwangaga, nanamukundaga, ariko kubera ko Imana yashakaga yuko mpava nkajya mu murimo wayo, ikazantabarira mu murimo w'Imana, nicyo cyatumye ndeka byose nkurikira Imana, kugeza iyi saha ntegereje ubushake bw'Imana. Byumvikana ko Jane wigeze urugo. Nigeze urugo, ariko ntago Imana yabikunze. Wari warishingiye? Nari narashyingiwe, ariko nshyingirwa n'umugabo Imana yambujije. Wari wakoze mariage? Nakoze mariage, ariko Imana yaramukubujije. Yarambujije, irambwira ati ntabwo rwa rugo ari urwawe. Navuga ati ni bya bindi, Imana se ni gute umuntu agomba kubona umugabo Imana ikavuga ngo si uwiwe? Ngiye ndirwanirira ngo ubukwe, ngeze muri urwo rugo nta mahoro nabiboneyemo, kubwo kutumvira Imana. Nagiye mbona inkoni y'Imana, Imana irankubita rwose. Mbonye ko ngeze kuri finali, nibuka ko Imana aribyo yavuganye nanjye, mva mu byo Imana idashaka njya mu byo Imana ishaka. Ubu nibwo niho mbayeho mu mahoro. Mbere ho nta mahoro nari mfite bitewe nuko naza kumvira Imana, ariko ubu ngubu ndashima Imana. Imana impagaritse mu buntu bwayo, ari n'amasezerano nkimara kuvayo Imana yongeye kumpereza, ntegereje. Muri icyo gihe se ubana n'umugabo yajyaga gukubita cyane rwose? Nta mahoro nigeze. Warakubitwaga? Yarankubitaga, ntiyangaburaga, anyicishaga inzara, mba mu buzima bubi, ubuzima bubabaje, ndababazwa rwose. Nageze no kuri finali hafi yo kunyica, nagiye guhaguruka, none amaze kumbwira yuko amaze kumba itariki n'ukwezi ntagomba kuzarenga tavuye mu mubiri, ndavuga ati reka ngende, Imana iranshaka, mpita mpava. Ubu ngubu nibwo nagiye nabona amahoro, mpagaze mu buntu bw'Imana, ndashima Imana. Imana rwose ubu nahagarariye, ikambwira ati mwana wanjye ndakwishimiye bitewe n'uko wanyumvishije. Ufite ubuhamya bubabaje kandi bukomeye. Donc wanze kumvira Imana, urirwanira, urashaka. Narirwaniriye, mbibabarizwamo. Urashaka, umaze gushaka inkoni zirakwahuka? Zarandiye rwose. Niki cyakubabaje cyane muri urwo rugo wihaye utahawe n'Uwiteka? Ikintu cyamabaje cyane ni uko nta mahoro nigeze mbona, nta rukundo rw'umugabo nigeze mbona. Narababajwe, nahoraga ku nkoni, mpora ku nkeke, ndara hanze, ndara mu bihuru, nkahora nyine mpangayikishijwe n'iby'urugo, nta mahoro nigeze mpagirira. Nkimara kubona bimeze gutyo, none nahise nibuka ko Imana ari ijambo yambwiye, nanga kuryumvira, niko kuvayo ndaza ndicara, tegereje ubushake bw'Imana. Utandukana n'umugabo? Ntandukana nawe. Nyuma yo gutandukana yagusigiye abana se cyangwa ntimwari bwabyarane? Yansigiye abana 2. Yaba we. Bakunze babigereza TV, ngira ngo murabona ko mushiki wacu yemeye noneho kumvira Imana. Mbere ntiyumviye Imana, none yasubiye iwabo. Ubu uri mu rugo iwanyu cyangwa urikodeshereza? Ndikodeshereza. Uri kwibana? Ubuzima bwo kwibana se n'abo bana ubayeho ute? Ubareresha iki? Mbese ubaho ute? Ubuzima mbayeho muri urwo rugo,
ni ugutegereza Imana, rimwe na rimwe ari igihe mbona ibyo kurya, ubundi nkabibura, ngasenga Imana, nkabona iciye inzira, umpaye ikiro cy'umuceri, uje wenda yabona birakomeye bansohoye mu nzu akanyishyurira inzu, Imana igakomeza gukoresha abantu bayo, nkabaho muri ubwo buzima. nta kose mbona ufite amaboko, nta kazi wigeze ubona cyangwa akazi narakabonye, rimwe na rimwe nakora ejo bigahagarara n'ubuyede, murabizi ko ubuyede nabwo ari igihe ujya gukora ubuyede ejo bigakunda, ejo bakakwirukana, ni muri ubwo buzima nagiye ngenda nyuramo. reka nguhumurize rero nkubwire Jane ngo Imana iragukunda. Hari n'abandi bameze nkawe bafite n'ubuzima bubi burenze ku bwawe, ariko mwese aho muherereye, ubuhamya bwa mushiki wacu buratwubatse kandi burakomeye, ariko kandi ushobora kuba wowe ubayeho neza nta nkono kubitwa utanaburara, ariko uyu mushiki wacu murumva ko ubuzima abayemo atari ubuzima bunejeje, kandi afite abana abakeneye kurya, abakeneye kwambara. Uwagira icyo yafasha biciye kuri Bigerezo TV, turaza kugusaba nidusoza iki kiganiro uze kuduha nimero. Ugira telefone? Uze kuduha telefone yawe. Umwami Yesu ashobora gukoresha umuntu. Tugira inshuti zacu buriya, tugira abantu bo ku mugabane wa Afurika, Abanyamerika, abari muri Australia, abantu bari mu Burayi, muri Europe na Aziya, isi yose. Umuntu uza kubona iki kiganiro rwose pe, nimero zawe ziraba ziri hasi, aze kuguhamagara, kuganirize, aguhumurize, emwe n'ikindi yagira icyo akora, Imana uko Umwuka Wera mushoboje agira icyo akora. Rero ndabashimiye, Imana iduhane umugisha. Ndagira ngo ndagusabye kugira ngo uduhe inama. Ndababaye, mbafite ikiniga, urumva ko ntabwo nishimye nshingiye ku buzima ubayemo. Nabuze icyo kuvuga, bakunzi bacu, jyewe ubuzima bwo kwibana mba numva bubabaje cyane. Rero humura, Yesu arahari. Yesu arahari, kandi hamwe no gusenga nizere ko wafashe icyemezo ugiye kubaha Imana, nta bindi byaha utazajya gukora ibyaha. Nahisemo inzira y'agakiza, ntabwo nzongera gusubira inyuma, ntegereje Yesu. Wategereje Imana. Ubu se wumva washaka undi mugabo kubera ko uwa mbere yaragukomerekeje, ubu Yesu akuzaniye undi mugabo wamwemera? Bitewe nuko yaba aturutse ku Mana, ari mu isezerano ry'Imana, namwemera. Noneho uwo Yesu yazana wamwemera? Rwose namwemera, ariko njye ntabwo waza aje gutya nk'uko byagenze n'ibindi, ntabwo namwemera. Namwemera ari uko Imana yamaze kumva ibimenyetso, bitewe n'uko nababaye cyane. Arababaye mama, birumvikana. Hanyuma munyemere mbashimire kandi mbasabire umugisha aho muherereye hose, mbabwire ngo Imana irabakunda. Iyagire neza Jane, ikamurinda gupfa, byashoboka ko umugabo yanamwica, ariko Imana iramurokora. Ni iki wabwira abakunzi ba channel yacu ya Bigerezo TV? Icyo nababwira ni uko bafite icyo bamfasha hamwe no gusenga, yaba ari amasengesho, yaba wenda ari mu buryo bw'umubiri bamfasha, Imana ikabahereza umugisha. Nicyo wabwira abantu biyobora bakajya gushaka Imana yavuze ntibabyumve, wababwira iki? Icyo nababwira, nibategereze ubushake bw'Imana, kuko kwiyobora utayobowe n'Imana ntabwo biguhira, birakubabaza, bikanagusigingiza. Igihe Imana yateganyije ishobora kugutabarira ugasubira inyuma, ariko bajye bagera kwihangana, kuko njye nabuze kwihangana, ndirwanira, numva yuko ngomba gushyiraho imbaraga zanjye, ntabwo byampiriye. Inama nabagira ni ukumvira Mwuka Wera, bagakurikiza ibyo Imana ishaka, kuko twe dukurikije ibyo dushaka ntaho byatugeza, dukurikize ubushake bw'Imana. Reka tugushimire kandi wakoze kuduha ikiganiro. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo nimba mwatwemera mukaduha nimero zanyu. Twazibahereza nta kibazo. Yego. 078 72 15 70. Yego. 2. Zisubiremo. 078 72 15 70. 2. Murakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha Jane,
kandi tukubwire ngo turagukunda. Umuntu wese udukurikiye uza kubona ubu buhamya ku isi yose, ubu Imana ikugije ku isi, hanyuma impamvu ibikoze ni ukugira ngo igire icyo igukorera. Burya Imana ikorera mu bantu. Mbasabe rero ufite icyo amarira uyu mukobwa mushiki wanjye, kandi murabona ko rwose ni umwana mwiza, noneho yumviye Imana, kandi umuntu yumva Imana, Imana nayo imukorera ibitangaza. Tugushimire ko witabiriye iki kiganiro, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze.